Hari igihe umukobwa akunda umusore cyane ariko rimwe na rimwe akajya yibaza ati se urukundo ambwira rwaba ari urw'ukuri cyangwa wenda rwaba ari urw'uburyarya. Uyu munsi rero abakobwa nabategura ikiganiro cyiza cyane aho ngiye kubafasha kubasobanurira, ngiye kugusobanurira ibimenyetso by'ukuri koko biranga umusore ugukunda bya nyabyo. Ariko hano icyitonderwa kino kiganiro uze kucyumva neza, ngiye ntabwo ngiye kubwira ibimenyetso bizamuranga, ahubwo ngiye kugusobanura, ngiye kuguhereza ubusobanuro bwa bya bimenyetso noneho byakagombye kumuranga. Wenda nyine ahangaha nk'urugero naguha nshobora kukubwira ni wenda umusore ugukunda arakumva cyane ndetse kandi agutega amatwi. Ngiye ndaza kugusobanura ese akumva gute, ndaza kuguhereza explanation muri make nyine ni ibihe bintu byagombye kumuranga, ese bisobanuye iki ibyo bintu. Ndagenda nguhereza buri kintu noneho ngende nyigusobanura. Reka mbanze nkubaze rero akabazo gato cyane uri buze kunsubiza uciye hasi muri comment. Ese wowe nk'umwana w'umukobwa ubona ari byiza ko umusore mukundana akwiye kugukontorora? Ndaguha urugero hangaha gatoya. Ese ni byiza ko nyine akwitaho mu buryo bwo kugukontorora? Ese niba ufite urugendo runaka ugiye ahagana nyine ugasanga araguhangayikiye, ngiye ku ruhande rwanjye cyangwa se nda on my side mba numva ari byiza ko iyo umukobwa umukunda bya nyabyo uba ugomba kumukontorora. Ntabwo mvuze kumufuhira, ibi bintu uzabitandukanye. Umukobwa mukundana ngewe mukunda ku giti cyanjye negetswe mfite inshingano zo kumukontorora. Kubera iki? Buriya umwana ukunda nyine wenda urugero ufite umwana mutoya ukabona ari gutambatamba agiye kurya amaziranoki, ese wamwihorera akagenda akayarya? Icyo kintu banza ukibazeho. Ngiye ku ruhande rwanjye rero, niba uri umusore ukaba ufite umukobwa mukundana ufite inshingano zo kumwitaho mu buryo bwo kumukontorora. Ese niba sheri wanjye agiye ahagana he, nyine ukamuhangayikira muri make ukagira igishyika, nyine ukumva uhangayitse kubera yuko afite urugendo runaka nyine utazi ikintu kimujyanye. So rero ni byiza cyane ko umukunzi wawe umukontorora, yaba bikunda yaba atabikunda. Niba umuntu yarakwemereye ko mukundana just umufiteho uburenganzira. Sinzi niba icyo kintu uriho uracyumva neza cyangwa se tucyemeranye. Mbere yuko dutangira n'ikiganiro cyacu nyirizina rero kambanze ngusabe akantu gato cyane. Niba wenda uri kumva kino kiganiro, nuza kumva kino kiganiro hari ikintu kikumara cyangwa se wenda hari ahantu kikuvanye, hari naho kikugejeje, nyamuneka nuze kugenda utankandiye like gusa. Ikindi uze kunkorera subscribe niba uri umushyitsi, kugira ngo rwose tujye ibiganiro byanjye bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ikimenyetso cya mbere rero abakobwa benshi bakunze gushidikanyaho cyangwa se bakunze kwiteranya cy'umusore ugukunda. Umusore ugukunda arakumva ndetse kandi akagutega amatwi kurenza uko wowe ubwawe ugira ibiki umwumva. Iki kintu ucyumve neza. Umusore ugukunda arakumva ndetse kandi agasore akagutega amatwi kurenza uko wowe umwumva. Sinzi niba bundi iyo ukundana n'umuntu utegetswe kumwumva kurenza uko agize ibiki, uko akumva. Ahanga bizakorwa ryari? Wenda urugero ngenda umusore wenda ndashaka yuko wenda mura n'umukobwa dukundana, nyine ndi kubimusaba mwako kanya, ngewe negetswe uwo mukobwa igihe abyanze negetswe kumwumva kurenza uko we yagira ibiki yahita nyumva, kuko ni ngewe wari wapuritse cya kintu, ni ngewe washakaga cya kintu. So igihe cyose umuntu akumva ni igihe we ari kugusaba ikintu runaka atari wowe ukiri kukimusaba. Ro abakobwa benshi bakunze kubyitiranya just ugasanga ari kuvuga ngo umusore dukundana aranyumva, ngo iyo muhamagaye ndamubona, ngo nyine anyitaho aramamagara buri munsi my dears. Ibyo ntabwo ari byo bizagaragaza ko umuntu akumva. Ikintu kizakwereka ko umuntu akumva ni igihe agusabye ikintu runaka gikomeye, wowe ukamuhakanira niyivumbure kandi ntibinamubabaze, nyine agahita yumva yuko nawe wabanje kubitekerezaho kandi yuko wenda utakanga ikintu gifite umumaro kuri mwembi. So igihe cyose umuntu akumva uzabibona mu kintu runaka gikomeye. Abakobwa benshi ndabizi neza muzakundana kabisa, niba utasore niba uri mu rukundo, boyfriend washobora kuba atari yabikore ko ashobora kuzabikora, ashobora kuzakinisha gato akakubwira ngo turyamane. Aho ngo niho ruba ruzingiye, niho uzabonera yuko uwo musore akumva ndetse kandi akubaha. Ikindi cya kabiri, abakobwa mwese mujya mukunda kumbaza ngo Iva uzatubwire ibibazo wabaza boyfriend wawe igihe akubajije ngo sore igihe ashaka ko muryamana, uzamumbariza uti ese ni ikihe kintu wumva gituma unkunda ku buryo nyine uramutse ukibuze wahita undeka? Uzamubaza icyo kibazo. Niba icyo ngicyo ari cyo cyabahuje nicyo azavuga, niba ari cyo cyamuzanye. Ariko natakivuga nabwo umunsi yakikubajije noneho ukabyanga akivumbura, uzamubaza impamvu niba atari cyo cyamuzanye. Icya kabiri uzamubaza uti se urashaka kubyara urashaka kubyara mbere yuko tubana?
kubera ko just iyo mugiye kubikora buriya muba mugiye kugira ibiki, muba muri kwegera kubyara mbere y'igihe. Icyo kintu ugomba kuba ugize ibiki, ugomba kuba ukizi. So rero igihe cyose buriya ukundana n'umuntu, buri kintu cyose avuze uba ugomba kubanza ukagitekerezaho, buri kintu cyose akoze muri kumwe uba ugomba kwitonda cyane, kubera yuko buriya urukundo ntabwo rukinishwa. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka yuko umusore agukunda cyane, nicyo ngiye kugusobanurira: kuguhereza umwanya. Hano nimvuga kuguhereza umwanya, niwumve ko wenda igihe wenda aguhamagaye, hariho igihe umuntu aguhamagara kugira ngo akuruhukireho. Hano kuguhereza umwanya ni ryari? Ni igihe wowe umushatse ari mu kazi, akaba yakigomwa ku kazi akaguhereza wa mwanya, nyine akagutega amatwi. Igihe cyose umuntu umuhamagara ngo ndi mu kazi ndaza kuguhamagara, aho ngo ntabwo uwo muntu aba agize ibiki, ntabwo aba ashobora kuguhereza umwanya mu gihe bitari ngombwa. So iyo bavuze ngo umuntu aguhereza umwanya, ni igihe wowe umusore umukenereye ahantu wenda wowe wabonaga yuko kuko harimo imbogamizi, kandi akagira ibiki, kandi akaba wa mwanya yawo ukubonera akihangana. Buriya iyo umusore agukunda n'akazi yakareka, ku kazi bamuhembaga 250 bamwirukanaho kugira ngo akubure. Sinzi niba icyo kintu uriho uracyumva neza. Reka dukomerezeho ku kintu cya gatatu, kuba kwitaho kandi nyine wenda agukontora. Kukwitaho byo nabisobanuye before mbere. Niba umusore mukundana agomba kukwitaho. Kukwitaho ntabwo mvuze kuguhamagara buri munsi, kohereza SMS. Oya, ese niba ugiye ahantu runaka arahangayitse kubera ko ugiye, nyine araguhangayikiye, aho ngo niho kuba akwitaho. Nyine iyo ugiye gukora ikintu runaka aba afite ubwoba bw'uko nyine ibintu ushobora kuba ugiyemo atari byiza, kuko buriya abakobwa ni abantu batazi kugira ibiki. Abakobwa benshi nyine buriya kwikontorora biba bigoye cyane iyo afite rero umuntu umuba hafi. Buriya igitsina gore muri rusange amarangamutima yacyo aba hafi. Umukobwa ashobora kugenda atari yapanze ikintu runaka agashiduka icyo kintu cyabaye. So buriya biba byiza cyane iyo umukobwa umuhangayikiye ukamuga ati bino bintu ugiye kujyamo nyine uze kwitwareka. Just niba agiye muri bide y'abagenzi biwe ariko mukaba mutari kumwe, ukamubwira utuze kwitwareka kubera ko ushobora kuza guhurirayo n'abandi bantu benshi. Aho ngo niho bita kugira ibiki, nicyo bita kukwitaho. Reka dukomerezeho ku kindi kimenyetso kizakwereka yuko umusore agukunda ndetse kandi uze kumva neza ubusobanuro bwacyo: kuguhereza agaciro. Nituvuga hano kuguha agaciro, nyine aguha agaciro. Ese agaciro azakaguha ryari? Igihe cyose muri mu bandi niho uzabonera yuko umuntu ari kuguha agaciro. Igihe cyose muri bagenzi biwe, igihe cyose mwajyanye ahantu runaka, igihe cyose muri mu mbaga nyamwinshi, nibwo uzabona niba umuntu ari kuguhereza agaciro. Hariho igihe umuntu muzamukundana pe, niba muri mu bantu benshi ugira ngo ni munaziranye, uwo muntu ntabwo aguha agaciro. So igihe cyose umuntu ari proud yawe, atewe ishema no kumva ngo abantu bamenye ko nkundana na kanaka, abantu bamenye ko ndi inshuti na kanaka, byaba ari sawa cyane. Aho ngo uwo muntu azaba aguha agaciro. Ikindi cya kabiri kizaba kibyunganira, azaba ari cyo bita proud yawe. Kuba nyine akwereka inshuti ze, kuba yumva yuko atewe ishema nuko abantu bamenya yuko mukundana. Ndabizi neza abantu benshi bino bintu ntabwo babikunda, kubera yuko nta nubwo buri ari byiza. Iyo byabaye too much ntabwo ari byiza, ariko nanone kuba abantu bamenya ko mukunda ntabwo ari bibi. Ahubwo ahantu bizabera bibi ni igihe muzabigaragaza mugatangira gukora n'ibidakorwa, none nabyo mukabishyira hanze. Urugero, hariho igihe umukobwa akunda umusore, umukobwa atangira kumva ko nta kintu yamwima, kandi umukobwa noneho azatangira kurengera akajya gusura umusore muri ghetto, bakirirwa baryamanye buri munsi, ugasanga nicyo kintu kibahuje. So aho ngaho muba muri gushyira public ikintu kitari cyiza. Wa mukobwa ari kwiyangiriza izina, icyo nicyo cya mbere. Umusore we ntacyo bimutwaye kuko ejo mwatandukana akabona undi mugore, ariko umukobwa niba uzi neza ko muri sosiyete wanditse izina rimeze gutyo, kanaka na kanaka ni abagore n'abagabo, just iryo zina rikaba ribariho, ejo nimutabana umukobwa niwe uzasigarana agahinda gakabije kurenza umusore. So gushyira urukundo public ntabwo ari bibi, ahubwo murushyize public mu buhe buryo? Mwikontorora gute? Ndaguha urugero rwa hafi. Wenda urugero, abantu barasenga, bakunda gusenga cyane, siko noneho urukundo rwabo rushyize public, ariko nyine ni rwa rukundo ubona yuko ari urukundo ruhujwe n'ubushuti, apana guhuzwa n'irari. Njye nkunda kubivuga, hari urukundo rw'irari n'urukundo rw'ubushuti. Muzashyire ubushuti cyane imbere mu rukundo kurenza uko mushyira imbere ibintu bigendanye n'irari, bizabafasha cyane. Reka dukomerezeho ku kindi kimenyetso kizakwereka yuko umusore agukunda: kugira intego z'igihe kirekire, kukugiraho intego z'igihe kirekire. Iki kintu abantu benshi usanga ukundana n'umuntu
ariko ugasanga nta na rimwe yari yakubwira yuko nyine nifuza kuzabana nawe, nifuza kuzambera umugore, nifuza kuzaba mama w'abana banjye. Nyine ugasanga ni wa muntu ufite intego z'igihe kirekire. Ariko hano icyitonderwa, hariho abasore baba bafite uburyarya, ibyo byose akabikubwira ariko akubeshya. Uzabibwirwa n'iki? Buriya iyo umusore akubeshya uri umukobwa utangira kubikeka. Igihe cyose umusore uzatangira gukeka yuko ashobora kuba akubeshya, uzatangire ugende gake. Aho ngaho umutima uri kukugira ibiki? Uri kugucira urubanza. Ikindi cya kabiri, niba uri umwana w'umukobwa ntuzakore mistake yo gushaka guhereza urukundo nawe utari guhabwa. Niba umuntu nyine, niba ubona umuntu atakwitayeho, gerageza utangire wihigemo nawe kugerageza gushaka kumwirengagiza, kubera ko niba umuntu agukunda senkane, nawe muhereze senkane. Urinde wo kwibagaho urukundo umuntu atari kuguhereza. Iki kintu sinzi niba wenda uriho ugisobanukirwa cyangwa se uriho ucyumva. Reka dukomereze ku kindi kimenyetso kizakwereka yuko umusore agukunda: kugufuhira. Ntabwo mvuze hano kuba wenda nyine yagira ifuhe rikabije, ariko igihe umusore agufuhira, ahangaha ikintu kizabikwereka, uzabibwirwa n'uburyo wenda iyo muri mu bantu benshi, nyine iyo umaranye umwanya munini n'undi musore atari wenyine, hariho igihe sorry uza nyine ukumva atangiye kubaza ibintu byinshi. Ariko iyo umusore nyine agufuhira bigaragaza yuko akwitaye. Reka twihute cyane turebere hamwe ikindi kimenyetso kizakwereka yuko umusore agukunda cyane, cyangwa se wenda nyine akubaha muri makeya, aguhereza agaciro. Niba wenda nawe ufite umusore aka kanya ukunda, ibimenyetso byose uzagenda ubimurebaho rwose, nusanga byujuje uzamenye neza yuko uyu musore aragukunda, ndetse kandi nawe nyine atewe ishema no kuba uruwe. Ikindi kimenyetso gikomeye cyane, umusore iyo agukunda atangira kwiyitaho. Ahangaha kwiyitaho ni wumve yuko ari kugenda akambara neza, agatangira kujya avara ibyango cyangwa se wenda atira imyambaro bagenzi we nk'igihe mugiye guhura, ahubwo atangira kwita ku nshuti yagendanaga nazo, ndetse kandi agatangira no guhindura imico imwe n'imwe yamenye neza yuko wowe udakunda. Iki nicyo bita kwiyitaho. Kwiyitaho nyine atangira kwita ku bintu nyine wowe niba waramubwiye ko udakunda umusore wenda unywa inzoga cyane, ukaba uzi neza ko yajyaga azinywa, ahangaha atangira kugenda asa nk'ubikavarenga, cyangwa se atangira kugenda ashyiraho limiti abigabanya. Ro igihe cyose nyine umusore atangiye kwiyitaho, ukabona yuko atangiye kwita ku mubiri we, nyine atangiye kwita kuri buri kintu cyose nyine cyatuma amera neza, uzamenye neza yuko uyu musore arawukunda ndetse kandi arakubaha cyane. Akandi kantu, kuguma hamwe, kuba stay kuri wowe. Iyo umusore agukunda ntabwo yongera kujarajara my dears. Ntabwo ushobora kumubona nyine ngo utangire gukeka ngo ashobora kuba akundana na kanaka, ngo ashobora kuba akundana na kanaka. Hari umukobwa uyu munsi waherutse, sorry ejo wanyandikiye kuri WhatsApp, arambwira ati Ivan, mfite ikibazo gikomeye cyane, mfite umusore dukundana ariko afite nk'abakobwa nka 5 aterita. Uwo musore uracyamwirukankaho ibiki? Tuvugisha ukuri, iyo umusore atangiye kugutendeka nyine ukabona afite utundi dukundi tw'abakobwa akunda kugendana natwo, rimwe na rimwe ugasanga hari n'abadatinya guhita postinga uwundi mukobwa, ugasanga murakundana naragupostinga na rimwe, ariko ugasanga esa postinga ngo ndagukunda cyane, ngo wambere inshuti nziza. Ahangaho uzamenye neza ko uwo musore ntabwo ari proud yawe, wowe uri kumwihambiraho. Kandi niba hari ikintu cya mbere utazakora my dears muri ubu buzima turimo, ntuzigere na rimwe wihambira ku muntu kubera yuko umukunda. Igihe cyose watangiye gukeka yuko umuntu atari proud yawe, umuntu ashobora kuba atagukunda, ntuzamwihambireho, kuko ejo niwo bizagiraho ingaruka. Jya uharanira guhereza amahirwe umuntu ugukunda, nubwo waba utamukunda. Umuntu ugukunda ujye umuhereza respect, kubera ko aka kanya niba ufite umuntu ukunda ukabona atakwitayeho, nawe uzi agaciro kabyo, uzi uko biryana. Nubona umuntu ugukunda, basi niyo waba utamukunda uzabimwubahire ndetse kandi umuhereze n'agaciro. Kandi buriya kandi kantu abantu benshi batazi, buriya iyo watandukanye n'umuntu mwakundanaga, biba byiza cyane yuko utangira guhereza amahirwe wa muntu noneho wowe wabonaga yuko mutakunda, wa muntu ugukunda. Nutandukana n'umuntu mwakundanaga, uzahereze amahirwe wa muntu ubona yuko agukunda, wari warimye amahirwe. Ibi ngibi bizagufasha cyane ndetse kandi bizatuma ubona umuntu ukwitayeho. Buriya iyo umuntu yaje agukunda biroroha cyane kukwitaho, nta nubwo nawe uvunika, ko ubuzi neza ko we agukunda, n'ubu ufite imbaraga nyinshi nyine zo kuvuga ngo basi uyu muntu ugira ibiki, uyu muntu mugumane. Reka dukomereze ku kindi kimenyetso. Mbere yuko dukomeze, reka mbanze ngusabe akantu gato cyane. Niba ino video wumva yuko iri kugufasha, cyangwa se niba wumva hari ikintu iri kugufasha, nyamuneka kandi like kuri ino video. Ikindi, nuze kugenda udakoze subscribe rwose,
niba uri umushyitsi kubera yuko buriya iyo ukoze subscribe akenshi nyine video zanjye zikugeraho kugendetse kandi uko na uploadinze video uyita uyibona. Okay, ndagushimiye cyane no kuba wemeye kubikora. Reka dukomereze none ku kindi kimenyetso kizakwereka yuko boyfriend wawe agukunda cyane ndetse kandi nta buryarya burimo. Kuba ashobora gutakaza ibintu by'agaciro yaratunze kubera wowe, kuba ashobora kwigomwa ibintu by'agaciro yarafite kubera wowe kugira ngo wishime cyangwa se kugira ngo ukemure ibibazo cyangwa se situation wari urimo ako kanya. Anga ndaguha urugero, hari igihe ukunda n'umusore ugasanga guhereza amafaranga, buriya ntabwo bikunze kubaho kenshi ku musore mwakundana nyine ngo ajya guha amafaranga. Ariko niba uzi neza yuko uri umukobwa ukaba wajya gukora mistake yo kwaka umusore mukundana amafaranga, jya umenya neza yuko umukunzi wawe ntabwo ari umufasha wawe. Buriya umufasha wawe niwe muntu wenyine uba wemerewe kuguhereza amafaranga, kandi iyo umuntu mukundana ntabwo uba wemerewe kumwaka amafaranga kubera yuko ntabwo uba uzi neza yuko nawe nta bibazo afite. Hari igihe uba ukundana n'umuntu akakwaka amafaranga ariko kubera yuko nyine uvuga ngo namubabaza atabifata nabi nyine ukayamuha, ariko nyine nta mutima wari ufite wo kuyamuhereza. Niho uzasanga ukundana n'umusore ugasanga wajya kumwaka amafaranga, ejo noneho uramuhamagaye agahita ananagukupa, ugasanga nta gikene no kukumva kubera ko wamumenyereje yuko uko umuhamagaye uba ugiye kumwaka amafaranga. Iyo utagiye kumwaka amafaranga uba ugiye kumubwira ibibazo byawe. Inama nakugira rero, niba ukeneye usore ufite ikibazo runaka, mbere yo kujya kubibwira boyfriend wawe, banza uhamagara abavandimwe bawe n'inshuti zawe aba arizo zibanza kugusapotinga, kubera ko buriya umusore w'umukundana ugatangira kumwaka amafaranga kenshi icyizere kugiraga nyine gitangira kugabanuka, agatangira kumva yuko nyine ari byo bintu umukunda, agatangira kumva yuko ari byo bintu bituma ugumana nawe. So rero ujye ubyirinda cyane, uharanire kwigira niba uri umwana w'umukobwa, ntugahanire kugirwa n'abandi, kuko ejo numuhamagara nyine ugasanga wenda nayo afite cyangwa se wenda ugasanga nawe hari ibindi bintu yaplaningaga, noneho yayakwima kubera ko uzi neza ko atabura amafaranga, muzatangira kugenda mushwana, utangire kuvuga ngo nyine utangire kumwanga kandi wenda we nta n'umutima mubi yaragize ibiki yari afite. So jya ugerageza, umusore ashobora kugusapotinga ariko ukamubwira ati babe mfite ikibazo gikomeye cyane, ushobora kuniza amafaranga then nazayagusubiza. Wenda akakubwira ati aya mafaranga nta kibazo ntuzayansubize ari we biturutseho, ariko wowe utamutuye ibibazo byawe gusa utagamije kuzayamusubiza. Umukunzi wawe ntabwo ari umufasha wawe. Icyo kintu uzabanza ugishyire mu bwonko bwawe, bitazanatuma umusore ushwana n'umukunzi wawe nyamara utarubizi. So akandi kantu k'ingenzi cyane kazakwereka yuko uwo musore mukundana agukunda cyane, nyine igihe cyose umusore agukunda ndetse kandi yaramaze gutera intebe, nyine yaramaze kuguhereza umwanya mu buzima bwiwe, arakwizera ndetse kandi nta kintu kimwe ashobora kuguhisha, cyane cyane mu bintu bigendanye n'imitungo yiwe. Iki kintu cyumve neza, umusore ugukunda bya nyabyo arakwizera cyane, ashobora no kukugira umujyanama we. Kuba kugira umujyanama we wenda nk'igihe agiye gukora business runaka akaguhamagara kumbwira ati ngiye gukora ibintu bimeze gutya, ngiye kugira gutya, nyine ugasanga nyine bino bintu donc biranashimisha cyane kubona umuntu akugisha inama agafata iya mbere kurenza abavandimwe be, kurenza n'abandi bantu. Ugasanga araguhamagaye kuri telefone akubwira ati ngiye gukora business imeze gutya, wangira inama ese urumva yakunguka, urumva byagenda gute? Nyine ahangaba yatangiye kugufata just nk'umugore wiwe. Hari ukuntu buri umuntu mukundana agatangira kuvuga ati uyu muntu n'ubundi niwe wanjye, niwe uzambera umufasha wanjye, nta mpamvu yo kumuhisha, ngomba kujya mubwira hakiri kare nkamugisha inama kugira ngo ndebe koko nibo tuzanabana cyangwa se wenda ndebe nibo tuzanabasha kugira ibiki gushyira hamwe. So igihe uzasanga umusore aguhisha ibintu bimwe na bimwe ugasanga arakubeshya, uzamenye neza yuko uyu muntu nta rukundo aba agufitiye. Igihe cyose umusore akubeshya ugasanga ikintu mubajije ugasanga nta kintu ashaka kubwiraho, ahangaha ntabwo aba akwizeye rwose. Menya neza yuko rimwe na rimwe nyine abashaka kugira ngo akwirireho yigendere, ariko buriya ujye witonda cyane. Ikosa utazakora mw'ubu buzima niba uri umwana w'umukobwa, ntuzigere na rimwe wizera umusore kugera kuri rwa rwego wumva yuko ari we wawe atagenda. Ndakubwiza ukuri, hari n'abo ubukwe bupfa baravuye mu rukiko. Icyo kintu cyumve neza, ujye ugihereza agaciro. Hari n'abantu ubukwe bupfa baravuye mu rukiko, wowe urinde wo kuvuga ngo uwo musore muri kumwe ngo ntiyagenda, ugomba kumuhereza ukajya nyine muri make ya just ukifungura ukamwereka buri kimwe. Icyo njya nkunda kubwira abakobwa, urukundo rwa nyarwo ntabwo ushobora kurubona rutarimo ibintu byo kubana. Niba waratangiye guplaninga n'umuntu ko muzabana, just tangira kugira icyizere, ariko nabwo wirinde kurengera. Tangira kugira icyizere, wumve yuko nyine kuba umuntu yakubwira ko usori ko muzabana ntabwo bihagije. Umuntu ashobora kubwira ati njyewe ndi impamvu nshaka ko dukora bino, ni wowe wanjye, nta wundi muntu tuzabana, ni wowe muntu nshaka, ni wowe. Ejo mwamara kubikora
ugasanga mutangiye gushwana, ejo yakubona n'undi musore ugasanga atangiye kuvuga ngo usigaye unca inyuma n'ibiki, ugasanga mutangiye gushwana, wa muntu wizeraga akazamo ibintu by'akaduruvayi just mukaba muratandukanye kandi wenda n'ibyo bintu utarigeze ubikora. Kubera iki? Yamaze kukubona, wamaze kumuhereza buri kimwe, wamaze kumwiyereka, atangira kuguhigaho impamvu. Buriya iyo umuntu ashaka ko mutandukana ntabwo bimuvuna, kubera ko agushakaho impamvu zose zishobora kugira ngo mutandukane. Abakobwa nibo bakunda kubikora. Buriya umukobwa nyine iyo ashaka ko mutandukana atangira kuguhigaho impamvu, naguhamagaye ndakubura, ntabwo ukinyitaho, nyine n'ibindi byinshi namwe muzi. So rero buriya igihe cyose ukundana n'umuntu, ikintu kizakwereka ko mugiye gutandukana, ikintu kizakwereka ko urukundo rwanyu nagaranira ufite, murashwana mupfa ubusa. Abantu bakundana bya nyabyo bafite plan, Imana urukundo rwabo yararuhaye umugisha, ntabwo bashobora gushwana bapfuye ibintu by'amafuti. Rero iyo umuntu mukundana bya nyabyo ntabwo mujya mushwana my dears, ntabwo mujya mushwana. Ikindi cya kabiri, ntabwo akuvuna, ntabwo yumva amabwire. Ni wa muntu utakugora. Niba ndi umusore mfite amafaranga 500, umukobwa mugurira ji ya Truwas cyangwa se ya 100 ngahe, akumva yuko ari ibintu bisanzwe, kuko nyine aba yumva nyine ari we wanje, adakwiye kugira ibiki, adakwiye gukomplika ubuzima. So ndagushimiye cyane wowe wemeye kureba kino kiganiro kuva gitangiye kugera ahangaha kigeze. Njyewe rero wakiguteguriye, amazina yanjye nitwa Ivasa de Savier. Nyamuneka nuze kugenda udakanze like, ikindi kandi udakora subscribe ntabwo uzongera kunyumva. Hasta la vista, ciao ciao.